ibihe byiza mwebwe mwese mudahwema gukurikirana iyi channel ya NZU market. Wewe wakanze subscribe nayo kandi utarayikanda komeza ukande subscribe ndetse ukore no kukazogera kugira ngo ukomeze kujyibana natwe umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Nkuko mubimenyereye rero, iyi ni NZU Business Group Limited, company ya mbere hano mu Rwanda idahwema kubagezaho umunsi ku wundi imari z'imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, kandi rwose ziba ziri ku giciro cyiza, ndetse tuba twabashije no kugenda tubacekingira cyangwa se tubakurikiranira ubuzima cyangwa se imimerere y'izo mari, tukabarangira imari zitari mu manegeka, zitari muri litige, zitari mu bishanga, zidafite ikibazo icyo ari cyo cyose. Ni muri urwo rwego rero muri kureba amashusho, mwebwe muri kureba amashusho y'iyi nzu, ni muri urwo rwego tubazaniye inzu nziza cyane, inzu nziza cyane. Nivuga cyane umenye ko ari inzu nziza rwose. Ni inzu nziza ya etage, nkuko muri kubibona ni inzu ikiri nshyashya icyuzura. Iyi nzu rero ikaba iri mu mujyi wa Kigali, iri mu mujyi wa Kigali hagati rwose, mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, hano ku Gisozi. Ni ku Gisozi ndetse rwose iri hafi cyane ya kaburimbo isanzwe yo ku Gisozi, iri principal twese tuzi. Bivuga ngo ni inzu ya kane, inzu ziyibanziriza kugira ngo ugere kuri kaburimbo. Ngiye rwose nazibariye, ni inzu ya kane uvuye kuri kaburimbo nini. Iyi nzu rero, iyi nzu ikaba ari inzu ya etage, nkuko muri kugenda mubibona. Ni inzu ya etage iri mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi, hafi cyane ya kaburimbo, kuko ni inzu ya kane uvuye kuri kaburimbo nkuko nabibabwiye. Hanyuma iyi nzu ikaba ifite ibyumba bitanu. Iyi nzu ifite ibyumba bitanu byo kuryamamo, ariko kandi ikagira douche na toilette enye. Hanyuma ikagira salon, salle à manger, cuisine, ikagira kandi na annex ifite douche na toilette byo hanze. Inzu twavuga ko ari umukozi yo hanze ndetse na stock. Iyi nzu rero ifite kandi parking ndetse na jardin bihagije. Ahangaha ni handi twavugaga yuko ari nka annex, ndetse ikaba ifite n'ibigega by'amazi, ifite n'ikigega cy'amazi kiri hejuru ya douche na toilette byo hanze ko birameneye. Hanyuma hejuru yaho hakaba hari ikigega cy'amazi. Iyi nzu rero mu by'ukuri ni inzu nziza nshyashya kandi idashaka amafaranga menshi ndetse igezweho. Akarusho k'iyi nzu, ifite inzugi z'akataraboneka za muvura, inzugi zo mu byumba mo imbere. Ni inzugi nziza cyane kandi zihenze rwose, nziza z'insirimu. Iyi nzu rero ni inzu nziza kandi iri ku isoko. Muri make iragurishwa iyi nzu, kandi iragurishwa amafaranga atari menshi. Ahangaha ni mu madushe n'amatoilette. Murabizi ko twabwiye ko ifite dushe na toilette enye rwose. Ni inzu rero nziza cyane, ifite design nziza, yubatse neza, kandi iri ahantu heza cyane hafi ya kaburimbo no ku Gisozi. Murabizi ko Gisozi ari quartier igezweho cyane, niyo mpamvu tuvuga tuti nyaboneka iyi nzu ntibacike, cyane yuko ugereranyije na quartier irimo, ukagereranya agaciro k'ikibanza irimo, ukagereranya nayo uko ingana n'uburyo yubatse. Ibyo ngibyo byose bituma iyi nzu dusanga amafaranga ishaka atari menshi ugereranyije n'ibyo byinshi cyane twagiye tuvuga, n'ibindi tutavuze. Iyi nzu rero ntabwo ikwiriye kugucika rwose, kuko iyi nzu ni imari kabisa. Reka rero tubibutse yuko kandi muri NZU Business Group Limited tubakorera amaplan, tubakorera za pura cyangwa se ibishushanyo by'amazu, ndetse tukanayabubakira, kandi rwose mudahenzwe, tukabakorera mu buryo bwiza bw'ubunyamwuga. Niyo mpamvu tukurarikira wowe ufite ikibanza kitubatse ushaka kubaka, wowe ushaka kugura ikibanza ukubaka, wowe ushaka kuvugurura inzu yawe cyangwa se kuyitransforma,
tayari tugane muri NZU Business Group Limited, turagufasha kugira ngo tukubakire inzu nziza kandi ijyanye n'igihe ndetse mu buryo butaguhenze rwose, mu buryo butaguhenze. Turahita tugukorera inzu nziza cyane. Iyi nzu rero ifite parking nziza nkuko nakomeje mbibabwira, ariko kandi none ikaba ifite n'amapave meza cyane ajyanye n'igihe. Ngira ngo twagiye tubatembereza mu nzu hose, inzugi za muvura mwazibonye, ni byinshi cyane tutarondora, ariko iyi nzu rwose ni inzu y'akataraboneka, ni inzu yubatse neza, yubatse mu buryo bugezweho, ni inzu y'icyitegererezo, ni inzu kandi ihendutse mu by'ukuri ku buryo uwayigura atazigera yicuza mu buzima, ahubwo yajya ahora adushimira yuko twamugejejeho imari ikomeye cyane. Iyi nzu kandi ifite ikibanza kigari gifite ubuso bwa metero kare 350 uzamuka hafi metero kare 400. Ngira ngo murabizi ko inzu z'ubu ni metero kare 300, kuko ifite metero kare 350 hafi 400. Ni inzu rero rwose nziza mu by'ukuri, ni inzu nziza, ni inzu twakurarikira kugura yewe muntu, ni inzu y'akataraboneka, ni inzu y'akataraboneka ihenze, yubatse kandi neza. Rero kandi muri NZU Business Group Limited tubasha kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa mu byo twita property management. Tukabashakira abakiriya, tugakurikirana kwishyura kwabo, tukabishyuza, babamo tugashyiramo abandi, gutyo. Ariko kandi mwebwe amafaranga yanyu mukabona kuri konte, kuvuga imitungo yanyu tukayimanaginga neza cyane, kurinda mugurishije kurinda mubonye umusaruro kandi ufatika. Usanga abantu batabona umwanya, badahari, ugasanga murashyiramo CYANE wanyu, murashyiramo abavandimwe, ariko ubukode bw'amazu yanyu ntimubone. Twebwe rero igikora ni amasezerano, nta marangamutima, kazi ni kazi. Yes, rero ni NZU Business Group Limited, kandi inzu wayiguze ushaka kwimukiramo turanakwimura. Tugira serivisi nyinshi cyane, ariko kandi turakira gukomeza kujya mukurikirana ibiganiro byacu kuri Fine FM 93.1 kuri radio. Tuba dusobanura byinshi mu bijyanye n'imitungo itimukanwa, byinshi ku gishushanyo mbonera, byinshi ku makimbirane cyangwa se gusobanukirwa n'imikoreshereze y'ubutaka n'imicungire yabwo. Ni byinshi cyane tugenda tubabwira. Iyi nzu rero ntigucike, kuko amafaranga ishaka mu by'ukuri ntabwo ari menshi ugereranyije n'uko isa, n'uko muyibona namwe muri abantu bakuru, muri abantu birebera. Iyi nzu irashaka miliyoni 170 z'amanyarwanda, miliyoni 170, ariko ziri negotiable. Tavuga ngo gutya niki ubundi yashaka miliyoni 100, ariko twamwese kuraho byibuze 30. Kuvuga ngo igiciro cyayo ni igiciro, ntabwo ari ihame. Ni miliyoni 70 ziri negotiable cyangwa se ziganirwa. Wayikunze rero waza ukayisura, hanyuma washima tukumvikana nawe ukagira icyo kuzaho. Kuri miliyoni 170 rwose barabasha kugabanya. Niba ushaka rero gusura iyi nzu, waduhamagara kuri za nimero zacu musanzwe mumenyereye, arizo 0781 2 inshuro 3 0123. Si ibyo gusa rero, ushobora no kuduhamagara kuri 0788 48 67 97. Si ibyo gusa rero, ushobora kudusanga aho dukorera ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri Feruje neza, umanuka usa n'ugana Nyabugogo, hanyuma ukora etage ya kabiri uvuye muri Feruje. Ni inzu ya etage y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Dukora muri etage yayo ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari hareba ku Gisozi. Ariko kandi ushobora no kudusura ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa NZU Market, nk'uko twitwa no kuri YouTube channel. Ariko kandi ushobora no kujya kuri website yacu, ariyo www.nzuri.rw. ubundi ukaba ugenda ureba imari zose tugenda tukugezaho umunsi ku wundi,
5/5 ukagura udahenzwe. Urabona ya kwizine y'iyi nzu ifite kwizine nziza cyane, ibintu byose birateganyijwe. Ntabwo rero twatinda mu magambo, gusa icyo tubabwira ni uko iyi nzu ari nziza, ntibacike muze. Wowe rero ushaka kugurisha n'ubundi tugane tukugurishirize mu gihe gitoya, ureke kujya muri rwaserera z'ibyamunara. Niba ufite ibibazo by'amabanki, imanza watsinzwe bagiye kugutereza cyamunara, wirindira ibyo ngibyo udahomba. Nyabuneka ngwino ugane NZU Business Group Limited tukugurishirize mu gihe gito gishoboka rwose udahombye, nta kibazo na kimwe ugize. Nawe kandi ushaka kugura, niba ushaka kugura ahantu hizewe hatari mu manegeka, hatari za litije, kandi ukagura udahenzwe wagiriwe inama, tukakubwira tuti aha hantu hazakungura mu gihe iki n'iki, wizuyaza ngwino muri NZU Business Group Limited. Twebwe nta bindi twitayeho uretse gusa kubaha serivisi nziza cyane, kubera ko iwacu rwose umukiriya ni umwami nk'uko bisanzwe. Aba tugenda twakira ubuhamya barabwitangira, ibikorwa birivugira, tubaha serivisi nziza kandi bakunguka, tugakomeza gukorana, bityo tukubaka umuryango wa NZU Business Group Limited. Turakunda rero cyane iwacu muri NZU, umukiriya ni umwami. Tubahaye ikaze rwose, ni karibu cyane muze tubatuze. Gahunda nigira icumbi rero tubahaye ikaze, murakoze cyane.